ngiye kugushimira wowe ufunguye iyi video uri kureba kuri YouTube channel yitwa Achille Songa Lab, ndi uri kureba nitwa Achille Songa. Ngiye kugezaho bimwe mu bintu bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi nkabona guhitamo kuvuga ku kintu cy'ubushomeri. Murabizi ko buri mwaka ibigo byo mu Rwanda ndetse n'ibigo byo hanze y'u Rwanda n'ibigo byo hirya no hino ku isi bisohora abanyeshuri benshi barangije amashuri, barangije kwiga mu byiciro bitandukanye bya kaminuza. Abanyeshuri bafite ubumenyi butandukanye, bamwe barize amasiyansi, abandi barize tekinike, ariko ikintu kimwe abanyeshuri bahuriyeho nuko barangiza bajya mu byiciro kimwe mu byiciro bitatu. Bamwe barangiza kwiga bakajya kwihangira imirimo, abandi barangiza kwiga bakabona akazi bakorera abandi bakajya mu bushomeri. Gusa murabizi ko nta muntu umwe yifuza kuba umushomeri, buri wese yifuza kugira icyo akora, yifuza kubaho afite akazi cyangwa se afite icyo we ashobora kwikorera. Niyo mpamvu ngiye kukubwira bimwe mu bintu byagufasha kwishakira akazi cyangwa se ukabona akazi mu buryo bworoshye mu gihe urangije kwiga. Muri make ngiye kukubwira ibintu byagufasha kwirinda ubushomeri. Ndabizi ko ntabwo ukunda ubushomeri kandi nta muntu n'umwe ukunda ubushomeri. Niba unkurikiye mu gitekerezo cyawe icyo ubitekerezaho kumva warwanya ubushomeri, mbere yuko mugezeho ibyo ngiye kubwira, ukore subscribe, unasharinge n'abandi bantu baze kubibona. Iyi ni Achille Songa Lab. Ni kenshi mu buzima bwawe uzumva abantu barira ngo babuze akazi, uzumva abantu bavuga ati nabuze akazi, wampa akazi, nabuze icyo nkora, ndi umushomeri. Ugasanga umuntu nyine ararira ati nabuze akazi, ati uwandangira akazi, ati uwamfasha kubona akazi, uwandangira ahantu nabona akazi. Ariko uwo muntu wamubaza uti ese ni akahe kazi wifuza cyangwa se ushoboye iki n'iki wakora? Akakubwira ati, ukabona abitekerejeho cyane nyine akakubwira ati icyo ari cyo cyose njye nagikora. Gusa ikintu cya mbere ngiye nkubwira kugira ngo ubashe kubona akazi keza, ikintu cya mbere ni ukubanza ukibaza ngo ese nshoboye iki? Mbere y'uko njya kwaka akazi ni iki nshoboye, ni iki nafasha gufasha umuntu? Kuko umuntu uguha akazi wa mbere ni uri boss wawe, niba nawe ugiye kukiha, ubanza ukibaza uti nshoboye iki? Ese ibikorwa bya boss nzabyongerera akahe gaciro? Ibyo nzamukorera nzabimarira iki? Ese nzamuteza imbere cyangwa nzamusubiza inyuma? Ese ni akahe kazi nafasha gukora? Ni ibihe bintu ugomba kwibaza uti ni ubuhe bumenyi mfite, ni ubuhe mbura, cyangwa se ni ubuhe bumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo njyewe mfite nyine. Numara kubona liste y'ubumenyi ufite, numara kumenya uti nshoboye gusudira, nshoboye kwamamaza, nshoboye kuririmba, ushobora kuba impano, ntabwo ari ngombwa ngo ari ubumenyi bize mu ishuri, ushobora kuba ubumenyi bifitemo yenda ari nk'ubumenyi nk'impano yawe, cyangwa se ari nk'ibintu wize ukiri muto, ari nk'ibintu wabashije kwiga ahandi hantu nyine. Ntabwo ubura ahantu ukora ubumenyi, banza ibibazo uti mfite ubuhe bumenyi. Ntabwo ari ngombwa ngo ufite impamyabumenyi yabyo, jya wibaza uti nshoboye iki? Ese n'iki nakora? Icyo ngicyo nubona umaze kukibona, ushobora gutekereza ko gishobora kugirira undi muntu akamaro, yenda ukaba wakibyazamo umusaruro ukorera undi muntu, cyangwa se nawe ukakibyaza umusaruro wikorera. Kuko ntabwo buri munsi uzakorera abandi bantu, nawe ukeneye kwikorera ukabasha kugira icyo wigezaho. Ikintu cya mbere ukeneye kugira ngo ubashe kwaka akazi, ubashe kubona uko wava mu bushomeri, ni ukwibaza uti nshoboye iki? Ese icyo nshoboye cyakongera akahe gaciro ku bikorwa by'undi muntu, cyangwa se ibikorwa byanjye njye nakitangirira? Icyo ngicyo ni intambwe ya mbere izagufasha kuva mu bushomeri. Numara kukibona, ndakubwira neza ko ntabwo uzaguma mu bushomeri uzi ngo nzi iki ngiki, uzi ngo nshoboye iki ngiki. Impamvu ushobora kuguma mu bushomeri, ntabwo uzi ngo nshoboye iki ngiki, ntabwo uzi ngo nakora iki ngiki. Ariko iyo umaze kumenya icyo ukora, iyo iba intambwe ya mbere igufasha kuva mu bushomeri. Nta nubwo wongera kubura icyo ukora kubera ko uzi nakora iki. Umushomeri bavuga ko ari umushomeri kubera ko ari umuntu udafite icyo akora, kubera ko ari umuntu udafite akazi. Ariko iyo uzi ngo ushoboye iki, ntabwo wongera kuvuga ko nta kintu uzi gukora. Uravuga uti ndi gukora icyo nshoboye, dukora icyo ushoboye. Iyo ni intambwe ya mbere yo kwibaza uti nshoboye iki, ukamenya ubumenyi ufite, then ubwo bumenyi ufite ukabubyaza umusaruro. Ikindi kintu, iyo umaze kumenya ubumenyi bwawe ufite, umaze kumenya ngo ushoboye iki ngiki, igikurikiyeho no kumenya icyo ushaka wowe. Umaze kumenya icyo ufite, umaze kumenya icyo washora, umaze kumenya ubumenyi bushobora kubyarira undi muntu akamaro, cyangwa se nawe bukakugirira akamaro, uramenya uti njyewe nshaka iki noneho. Hari igihe umuntu nimaze kubivugaho, ubaza umuntu uti ushaka akahe kazi, agahita akubwira ati akari ko kose ngenda gakora. Nibyo wakora akazi kose, ariko se wowe ni iki wifuza? Uretse ako kazi kose, wowe ni iki wifuza? Ni akahe kazi wowe wifuza gukora? Ni iki wifuza kuba? Ese wifuza kuba umuririmbyi? Ese wifuza kuba umuhanzi? Ese wifuza kuba umutekinisiye? Icyo wifuza cyose, ese ni iki wifuza? Ntabwo ari ukuvuga ngo wifuza buri kimwe, nta muntu wifuza ibintu byose. Hari ikintu kimwe uba wifuza, ariko ibyo byose ubikora kubera ko nta yandi mahitamo ufite. Ukavuga uti ndakora ikije cyose, ariko hari ikintu kimwe nawe wifuza, uvuga uti iki ngiki ndacyifuza.
uwampa amahirwe yo gukora kiriya nifuza, nibura nabasha gukora icyo nkunda nanjye. Iyo ni intambwe ya kabiri rero. Umaze kumenya icyo wowe ushoboye, umenye ukunda iki. Ese icyo ngicyo ushoboye wakibyaza ute umusaruro ugendeye no kuri icyo ngicyo ukunda? Ese birahura? Izo ni intambwe za mbere ebyiri zizagufasha kuva mu bushomeri. Ibi ngibi ndabikubwira ko kubera ko nta muntu n'umwe ku isi udafite icyo akunda. Buri muntu wese afite icyo akunda, kandi ujye wibwiza ukuri nyine, ntukibeshye. Jya wibwiza ukuri uvuga uti koko iki ndagikunda koko. Ntukibeshye, jya wibwiza ukuri kandi umenye ko nawe ufite impano yawe. Nta muntu n'umwe ubaho adafite ikintu ashoboye. Buri wese afite ikintu ashoboye. Nubwo utarakibona, komeza ugishakishe. Kandi nk'uko ubushize muri video ubushize nakubwiye, ndi kukubwira ku bintu byo gushaka kariyeri yawe. Jya ugerageza ibintu byinshi bitandukanye, nibwo uzabasha kumenya icyo ukunda, nibwo uzabasha kumenya ikintu cyawe. Ntabwo waba warakoze ikintu kimwe ngo uvuge ngo nicyo cyanjye, kubera ko hari ibintu byinshi uba utaragerageza, hari ibintu byinshi uba utazi. Ukeneye kugerageza ibintu byinshi bitandukanye ukabasha kumenya cya kindi wowe ukunda, cya kindi wifuza. Izo ni intambwe ebyiri za mbere. Iyo umaze kumenya icyo ushaka, umaze kumenya ubumenyi ufite, utangira guhura n'abantu, ugashaka abantu bashobora kugufasha guteza imbere bwa bumenyi ufite, abantu bashobora kugufasha kugera muri cya kindi ukunda. Tuvuge niba wifuza kuba umuririmbyi, ukajya muri korali. Niba wifuza gukina umupira, ukajya n'abantu bakunda umupira. Niba wifuza gukina umupira, nawe ushobora kuzajya wumva ibiganiro kuri radiyo. Muri make ikintu ndi kukubwira ni uguhura n'abantu. Nicyo kintu cya gatatu. Umaze kumenya ubumenyi bwawe, umaze kumenya n'icyo ushaka, utangira kumenyana n'abantu bashyashya. Ushobora kujya mu WhatsApp group, ushobora guhura n'abantu mu maclub atandukanye ushobora kujyamo, ushobora guhura n'abantu mu event agenda abantu bagiye atandukanye, aho abantu bahurira. Imwe mu mpamvu ishobora kuba iri gutuma udafite akazi ni uko nta bantu na bamwe muziranye, ni uko nta bantu muhura. Rero ntabwo abantu bazakwisangira aho uri, abantu bazagusanga nyine aho muhuriye. Ukeneye gushaka uburyo butandukanye ushobora guhuramo n'abantu. Ubwo buryo buratandukanye. Mushobora guhurira mu birori, mushobora guhurira kuri WhatsApp, mushobora guhurira online, ahantu hatandukanye mushobora guhurira n'abantu. Gerageza urebe ukuntu wahura n'abantu bashya, mumenyane, mubashe gukominika nyine, kuko abantu ntabwo umenya umuntu muhuye ikintu yazagufasha. Ikintu ukeneye cya gatatu ni ugushaka abantu, kumenyana n'abantu, hura n'abantu bashya. Uzi icyo ushaka, uzi ubumenyi ufite, hura n'abantu bashobora kugufasha guteza imbere bw'ubumenyi bwawe. Uhure n'abantu bari muri bya bindi ushaka kujyamo, bya bindi ukunda, bya bindi ufitemo ubumenyi, bakongerere n'ubumenyi baba bafitemo na experience, cyangwa se nawe hari icyo ushobora kubongeraho. Kuko guhura n'abantu ntabwo ubigeraho gusa, nawe hari icyo ubongereraho. Hura n'abantu, icyo ni ikintu cya gatatu nakubwira. Hura n'abantu, uhure n'abantu bashya, ujye mu event atandukanye, ujye mu magroup atandukanye, ujye mu maclub atandukanye, ujye mu bintu bitandukanye nyine. Ariko ntujye muri buri kintu cyose kije, ujye muri bya bintu nyine bigendanye na bya bindi ushaka, ibintu birimo amahirwe. Ujye ufatirana amahirwe yose ubonye. Ahantu hose ugiye nibura uhahurire n'umuntu. Icyo ni ikintu cya gatatu nakubwira. Hura n'abantu. Ikindi kandi, hari abantu none bafite ikibazo cyo gushinja amakosa leta, guhora bavuga ati leta ntabwo idushakira akazi. Leta ikora uko ushoboye, ariko leta ntabwo ishobora guha akazi buri muturage wese. Leta ntabwo ishobora guha akazi buri muntu wese w'urubyiruko. Abantu natwe dukeneye kwifata, natwe tukiha inshingano zacu zo kwishakira akazi. Dufite kwiha inshingano zo gushaka icyo dukora, dukoresheje bwa bumenyi bwacu, dukoresheje bya bindi dushaka, dukoresheje n'abo bantu twahuye nabo, tugafata inshingano. Ntugahore uteze amaboko kuri leta, nawe ujye ufata inshingano. Uvuga uti nanjye ngomba kumenya aho ubuzima bwanjye buri kugana. Utekereze ahazaza hawe hazamera gute. Utekereze se nzapfa ndi gukorera abandi, se nzapfa ndi kwikorera. Ibyo ni ibintu ukwiye gutekereza wishyizeho inshingano kuri wowe, ukabasha kumenya icyo ukeneye wakimenye, icyo ushoboye wakimenye. Abantu ndabafite, ikintu ukeneye no gutangira kubibyaza umusaruro. Ukabibyaza umusaruro, ariko udakeneye ko ubreminga abandi. Ntabwo ukeneye gushinja amakosa leta, ntukeneye gushinja amakosa abandi bantu ku bibazo ufite. Wowe jya ukora ugamije intsinzi yawe. Ufate inshingano. Ikintu ni cyanga ugerageze mpaka gikunze. Jya ufata inshingano. Icyo ni ikintu cya kane nakubwira. Jya ufata inshingano, ukora ibintu uko ushoboye, ariko nanone wishyizemo inshingano. Ntuvuge uti none se ko runaka atamfasha, ko bariya bakize ntibadufashe, ko batadusapotinga, twe twagera he? Nawe banza ukore, bazabona ko uri gukora nabo nawe hari aho ugeze. Umuntu agaragara kubera ko hari uko areshya.
iyo uri mugufi cyane ntabwo ugaragara cyane nk'umuntu muremure cyane. Ibyo bivuze iki? Kora ugira aho ugera, kora ugire uko ureshya, kora ugire igikorwa ugeraho, nibwo abantu bazakubona kurusha uko bakubona nta gikorwa ufite. Niyo cyaba gito, uko cyaba gito kose wowe kora. Ntabwo buri gihe umuntu atera imbere kubera ko yatewe imbere abifashijwemo n'umuryango we n'iki. Nawe ushobora gukora ukagira aho ugera uhereye kuri zeru. Iyo niyo nama ya 5 nkugira, hera kuri zeru. Ntutegereze ngo runaka arazampe ibihumbi 100, ngo arazampe miliyoni mbone gutangira, ngo leta iraduhanga amafaranga, ngo leta ngo irafasha urubyiruko ngo iruhe ibyo rukeneye byose. Ndatekereza ko bidashoboka, ntabwo leta ishobora gufasha urubyiruko rwose. Rero wowe mu gutangira kwawe niba uhereye kuri zeru, rekera kwigereranya n'abamiliyoneri ubona. Niba ubona abamiliyoneri bagize ibyo bageraho, nawe ugatangira kwigereranya nabo ukavuga uti kuki njye ntameze nka Bill Gates, kuki njye ntameze nka runaka, kuki njye ntafite amafaranga nakuriye, ese nzabigeraho? Oya, ntabwo uzigera umera nka runaka. Just wowe ba wowe ukora uko ushoboye. Ayo mafaranga ikintu ukwiye gukora, rekera kwigereranya n'abandi bantu, ubundi utangire gukora uhereye kuri zeru. Niba ufite aho uhera, ibyo ni sawa, hahere ufate ibyo ngibyo ufite ubyongereho ibindi. Ariko mu gihe ntaho ufite, rekera kublaminga abandi. Iyo ni inama ya 4 nakugiriye. Inama ya 5, uhera aho ufite. Niba uri kuri zeru, koresha bya bintu byose nakubwiye, ubumenyi ufite, amahirwe ari kubonera ku ruhande rwawe. Ibyo nibyo nabwiye muri video iheruka. Abantu ufite, ibyo wifuza byose bigufasha kugira aho ugera. Abantu bashobora kurangira akazi, bashobora kugufasha guteza imbere business yawe uramutse uyifite. Kandi ikindi kankongereho, ntabwo ni nagateguyeho, kankongereho, buriya jya ufatirana nyine abantu muziranye, abantu muri kumwe. Hari ubumenyi baba bafite nawe udafite, hari amafaranga baba bafite nawe udafite, hari n'ibindi bintu baba bashoboye nawe udashoboye. Bityo ibyo byose jya ubifata nyine ubikoreshe nawe. Niba ukeneye gukora ikintu runaka ashobora kugufasha, nk'uko nawe ushobora kumufasha mu kintu uzi nawe atazi. Jya umenya gufatanya n'abantu muri kumwe, mubashe guhuza ubumenyi bwanyu, mugire ikintu mububyazamo. Ako ni akantu nongeyeho. Wige buri munsi, ubaze ibibazo, wigirire icyizere. Icyizere ni ikintu cya mbere, kandi umenye uburenganzira bwawe. Hari abantu bavuga ngo bararenganyijwe, ngo bakwiye ibintu badafite, ngo bigenda gutya na gutya. Banza umenye uburenganzira bwawe, umenye amategeko. Ibyo ni ibintu mbongereho, ntabwo nabiteguye, ariko ndumva ari ngombwa ko umuntu abimenya. So umenye uburenganzira bwawe, ubaze ibibazo, wige buri munsi, kandi wigirire icyizere. Icyizere ni ikintu cya mbere. N'ibyo byose uramutse ubikoze nakubwiye udafite icyizere, umenye ko ibyo uri gukora byose biri bugende mu buso nyine. Nibyo nakubwiraga bishobora kugufasha kuva mu bushomeri. Nubigerageze ntuve mu bushomeri, uzongera ubigerageze. Ndizera neza ko uko wabikora kose, uko wakora kose, ntabwo uzahatana utaragera ku ntsinzi. Niba hari icyo nibagiwe, hari icyo watwongereraho, hari ikindi nawe uzi nanjye ntashyizemo, nawe tubwire muri comment. Tubwire icyo kintu, tubwire muri comment, tubwire icyo kintu gishobora gufasha abandi. Baraza kubisangiza bagenzi babo, nawe bisangize mugenzi wawe, dufashe abantu nyine mu buzima bwa buri munsi. Ubuzima turi kuganamo buragoye, ni ugufatanya. Murakoze.